hanyuma n'ubundi nk'uko bimeze inshuti n'ibindi byose nuko hanyuma ndagira ngo mbabwire yuko n'ubundi muri studio turi kumwe n'abandi batumirwa, hanyuma nk'uko bisanzwe ntago ndi butinde muri byinshi yerere kuko ibyo ngibyo hari ngira ngo twaranabivuze turanabikora, ariko ndagira ngo batangire nyine babazi ariko tubumve kubitamo shatu mugire tugire nako nubabimenye ngaho rero mugire twumve hanyuma dukomeza gahunda. korasi turacyakomeje twagiye
abantu ko turi live rero bashobora kudukurikira mudukurikire turi live ni Umucyo FM 102.8 FM official. dufite ijambo rimwe gusa dufite ijambo rimwe gusa iryo ni ryo tugenderaho ubu dukunda biratunyuze umuntu rero uyoboye iri tsinda cyangwa se waje ari we chef de wa delegation ndagira ngo yigire hariya hari abakobwa abariho ajya kugira amaye nka data ni gute muba muri barebare mugashaka umuntu wewe akaba mugufi mubitoranyamo muhitamo muti bigenda bite uraho boss komera igira imbere ariko igira imbere nk'umuntu w'umusaza ujye uvuga nkumve rwose numva ijwi ryawe sibyo amazina ni Emmanuel Habakuvuga. Uraho neza Emmanuel? Muraho neza. Ndabona uri n'umuntu w'umugabo. Yego. Tangaza siko neza yanyiganye niko Emmanuel uraho? Muraho neza. Niwe rero waje uyoboye itsinda ry'abantu bangana gutya
Yego, bibikwerere inkumi rwose n'abasore niki. Yego ninjye waje uriyoboye. Wowe waje uriyoboye iri tsinda ringana muri bande rero? Twebwe waje uyoboye itsinda ryitwa gute? Amazina nkuko nayavuze ne Emmanuel haba kuvuga. Naje nyoboye. Uri umuntu w'umugabo? W'umugore umwe. Umugore umwe. N'umwana umwe. N'umwana umwe. Umwana umwe niwe dufite kugeza ubu. Bazabonye abandi bazabaza ariko haracyari umugore n'umwana umwe aracenjoyinga ibyo ngibyo. Imana ishimwe. Hanyuma ngo iri tsinda ryitwa? Iri tsinda ryitwa ntabwo ari itsinda. Ni korali Inshuti za Yesu. Mpamvu nari nyisi itsinda n'abantu bake bavuye muri korali. Okay. Ni itsinda ryavuye muri korali rero rwose. Korali Inshuti za Yesu. Korali Inshuti za Yesu. Korali Inshuti za Yesu. Yego. Ibarizwa mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Yego. Muri paruwasi ya Gasave. Yego. Mu itorero rya Karumeri niho twaje duturuka. Mwaje muturuka. Yego. Reka rero noneho mitenegera aba bose bahita batwibwira maze ibindi bive mu nzira nawe ubwo tuze ugaruka nyuma iyo mikorosha yikoreshe utwibwira di nubwo ndeba wabyanze. Yizamure nta kibazo irazamuka. Yego. Ubona se ko bishoboka? Yego. Ivuga rero igerageza. Witwa? Murakoze. Nitwa Ruberandinda Theophile. Ndirimba muri korali Inshuti za Yesu. Nkabandi na dirija korali Inshuti za Yesu. Murakoze. Uri na dirija? Yego. Cye baba we diri uraho? Uraho neza. Ariko uragasore. Cyane. Ni mama yangu we biragaragara. N'ubundi uracyavuga ntisoni ufite desi kuvuga no ni hatari. Ariko ntacyo Imana izabihindura vuba ngaha. Hanyuma hafi yawe hari undi mugabo wa Marinette nawe ibyo ntago ntibasobanuka neza. Igira hari mikoro yanjye urayijyana he wavugiye aho iri. Yego. Urakoze cyane. Nitwa Ntabaresha Jean de Dieu. Ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere mvugiye kuri izi mikoro. Ashaka ntabare. Kesi ibi ni biki koko? Ntabare. Abakunzi ba radio umucyo ndabasohoje. Imyaka yari baye myinshi. Yego. Ngira ngo mperuka hano muri 2020 kwa gatanu. Wajya ngo ni wowe watuzaniye covid. Cyangwa arayidusigiye uragenda. Najyanye nayo. Ntabaresha Jean de Dieu yigeze kuba hano ahakora rwose yahakoze stage nibyo. Anakora na yakoraga sport rwose igihe kinini ari kumwe n'uwitwaga Karehe. Uwo Emmanuel. Ndetse na boss ko ndabibuka rwose hanga mwarabicaga bigacika. Twongeye kukwakira wa iwanyu aha ni mu twarabikoraga. Mu by'ukuri ni umunyamakuru mugenzi wacu. Nubwo wigize umuririmbyi uyu munsi. Ubundi ariko ntacyo byose bibera uko tuzanira ibyiza kurusha. Ruhande rwa rundi musore nawe ndeba ariko uracyari umusore sha. Reka da. Karabaye. Duherukana n'umusore. Ariko umunsi umugabo w'umwana umwe n'umubyeyi n'umugore umwe. Umugabo w'umubyeyi n'umwana. Umubyeyi umwe n'umwana. Ya systeme yo n'umubyeyi. Yego. Harufite urugo arabeshya ararufite. Ararufite widuhe iby'abagabo twagiye rata. Murakoze cyane. Amazina nitwa Hitimana Jean Paul. Hitimana Jean Paul. Ndi umuririmbyi muri korali Inshuti za Yesu. Yego. Umuririmbyi nawe uri umusore. Yego ndi umusore ushima Imana. Akoze ko uri umuririmbyi. Yego ndi umuririmbyi. Nibyo? Imana ishimwe nuko kuko ndabona ntazi ibyo ari byo. Abadata we. Eka ntigire mu bakobwa da ndabona duhere kuri wowe rwose igira hino ujye kuri ya mikoro uvuge nkumve. Unkuriremo uraho bare abahungu basohoke. Ndategeka basohoke aho bigeze. Yego rata. Amazina yanjye nitwa Gikundiro Dorcas. Nka data. Ndi umuririmbyi muri korali Inshuti za Yesu. Cyo mbashije kuobserva nuko amazina y'abaririmbyi yose bayajyanye. Nise ko witwa Gikundiro kitwa Dorcas. Abaririmbyi baririmba neza gusa. Barabajyanye. Urabimenye. Nawe uririmba neza rero. Nawe uririmba neza. Wow. Gake. Urakoze cyane Gikundiro. Uri umukobwa? Yego ndi umukobwa. Yewe we nuko ni byiza. Ni byiza. Nubwo atari byiza ariko ni byiza. Imana ishimwe. Hafi yawe hari undi wabimburiye abandi. Murakoze. Yego. Nitwa Uwamahoro Deborah. Yego. Yego nkaba nanjye ndo muririmbyi mu Inshuti za Yesu. Wow, Imana igumugisha Deborah. Nawe uri umukobwa? Yego ndo umukobwa. Imana ihimbazwe. Amen. Mugire vuba ariko sha rwose kugira ngo ndabona tugeze ku mubyeyi. Hari aho no kwitonda. Murakoze. Nitwa Solange Wineza. Yego. Ndi umugore w'umugabo umwe. Yego. N'umwana. Uyu mwana uri mu nzira. Turimo turamubona. Imaraza yihuta.
murakoze muramwishimiye nawe uririmba muri iyi korari ndirimba muri iyi korari ariko ngira ngo iyi korari abyiganjemo urubyiruko cyane murakoze nanjye amazina ni Mutuyibutatu Jose yego ku izina ry'umubyeyi nitwa mama Brian mfite abana babiri nanjye ndi umubitsi muri korari Inshuti za Yesu uba no muri komite wow hafi yanjye hari abandi bakobwa beza cyane egera Mwiriwe uraho neza amazina nitwira dukunda Pierrette ndi umuririmbyi muri korari Inshuti za Yesu nkaba ndi n'umumama yego umutwara umwe n'umwana umwe urakoze cyane amashaka yiganjemo urubyiruko pe biragaragara karibu mwiriwe neza uraho neza yego amazina ni Musabyimana Francine yego nkaba mfite umutware yego umwe n'abana babiri ndanamusuhuje twabikora Imana Jean Baptiste ahari yumve yishimye Bikori bikora ubushize ati ngewe umugabo wanjye we Imana yawe nyiherenda gusuhuka gorati hafi yajya undi mucuranzi nawe Steven bazina bawe nditwa Steven gishimo kibazo nuko namenyo yacu yacitse ngeze ko ari moto we ni muhuje byinshi hanyuma oya nge moto niyo yaciwe ni ndewe nubuhamya burebure ubwanjye si burebure ko ari moto ndumwe mu nshuti zikomeye z'iyi korari uri n'inshuti zabo inshuti ikomeye cyane inshuti tane amateka inshuti za Yesu cyakora uzi gukunda rata ntago uri umuririmbyi wabo uriya ni umuvumbyi okay Imana ishimwe rero turi kumwe na Inshuti za Yesu kwaya yaturutse mu paruwasi ya Gasave muri torero rya Ntuza rya Karumeri abatahazi ni hano mu Gatsata uva Nyabugogo gato aho bita mu cyerekezo hejuru ku musozi w'Ikarumeri aho ngaho sha uri kuri tebuka ngwino none se ntago wambwiye uri perezida urakoze kongera kuba mu mwanya ndi vice perezida w'ikorari perezida yagutumye perezida ntiyabonetse ntago yabonetse ariko yakwizeye ati genda ndabizi ibyo nagomba kuvuga urabivuga mu magambo make cyane duhe amateka ya korari murakoze cyane icya mbere na mbere mbanje gushimira Imana yo yaturinze tukagera ahantu amahoro yego ikindi nshimiye namwe mwatwakiriye yego turabibashimiye urakoze cyane bivuye ku mutima rwose nibyo kuko iyi ni intambwe ya mbere Inshuti za Yesu ziteye n'ubwa mbere ni ubwa mbere mu mateka izi tariki nazo zigiye mu mateka ya kabisa turazandika kuba muhagaze muri mucyo igitangaza ibyo ngibyo korari Inshuti za Yesu muri makeya ifite amateka menshi ariko turanyuramo ntago twayavuga umunsi umwe ngarangire korari Inshuti za Yesu nkuko nabivuze haruguru dusengera ku itorero rya Karumeri yego iparuwase ya Gasave korari Inshuti za Yesu yatangiye turi abana batoya mwahereye muri Sunday school neza nkuko wabivuze ngo tururubye abenshi tururubyiruko niyo mpamvu ungira ngo ufite abana benshi afite babiri muri mwe rwose naho ngaho ni babiri umwe kuko nubundi nubwo bagiye ariko muracyangana ni muhumure niyo mpamvu nakumye mbita urubyiruko nabariya n'urubyiruko n'urubyiruko baracyari impinja nkuko mbivuze rero twatangiye turi Sunday school turi abana batoya cyane ariko cyane ubwo icyo gihe nawe urabyibuka urimo nanjye nari hafi aho ngaho rwose dutangira turi batoya tugenda dukura ariko muri twebwe dufitemo ubushake cyangwa se dufitemo kuvugira Imana yego dukura gutyo gakeya aribwo mutubona tugeze aha ngaha yego ubwo hari ryari imyaka ni yihute mwiswe Inshuti za Yesu ryari Inshuti za Yesu twaziswe muri 2013 yego ni nabwo se mwahawe nibwo mwahawe n'uburenganzira nka korari gukora umurimo mu rusengero ni muri icyo gihe kuko twari abana batoya nibwo twazamuwe nyine tujya no ku rusengero tutangira kuririmba mu materaniro yego
y'abantu bakuru tuva mu bana tuzamuka uko ariko nubundi bajya bitwa inshuti za Yesu umunezero mbese n'utwuno makora tuzamuka uko aribwo tugeze aha ngaha rero natangiye mvuga ati iyi ni intambwe ya mbere Imana iri kumwe natwe kugeza uyu munsi wa none dirija harya ari igira hafi nuko mbona ufite ubwoba bwinshi nubwo wakoresha iyi ntacyo bitwaye dirija tubwira mu gitabo cya korali inshuti za Yesu harimo indirimbo zingana gute indirimbo tumaze kugeraho n'indirimbo 100 zose yego muri bangaha abaririmbyi ni 70 cya kibazo cya kirasubije abaririmbyi ni 70 mwatangiye muri abana mwari bangaho urebye dutangira turi abana twari nk'abana n'ubundi twari benshi twageraga mu bana 40 ni babana ariko nyine rimwe baje ubundi ntibaje mbese byaraho batangiye kuba manageable tumaze kugera mu itorero neza okay hanyuma rero kugeza ubu izo ndirimbo zose zanditse mu gitabo mumaze gukora zingahe zose ziri mu gitabo tumaze nkuko twabivuze aya ni amateka dutangiye sibyo nkuko twabivuze aya ni amateka dutangiye aya ni amateka yandi rwose ni amateka yacu sibyo dufite indirimbo zo ni nyinshi ariko izimaze kujya hanze ni indirimbo imwe izindi nazo ziri muri studio ejo cyangwa ejo bundi ziraba zarangije gutunganywa nazo zijyeho yego kugeza ubu umushinga wa studio mwarawutangiye n'ibyo ariko se mwawujyanye indirimbo zingahe muzasohora album n'indirimbo zingahe umushinga wa studio twarawutangiye twajyanye bitewe uko ubushobozi bungana twajyanye y'indirimbo zigera mu 10 yego ubu ngubu nizo ziri gutunganywa iya mbere yo yarasohotse izindi nazo ziraza kujyaho muri kiriya cyumweru zose zirajyaho yego hanyuma bivuze ngo uwo mushinga wa album ni indirimbo 10 yego nizo muzasohora kugeza ubu ntago muramenya izina rya album bitewe nuko tutarabinoza neza nibyo ndabyumva mu cyumweru gitaha nibwo muzaba mwamaze no kumenya twamaze kubijyana neza kugeza ubu murabi Kigali ariko se mumaze gusohoka muri Kigali nibura muvuga ubutumwa hirya ya Kigali nibura muri Kigali ntago murahasohoka ntago turahasohoka ariko nibura mwavuze ubutumwa hirya no hino ku matorero iyo muri Kigali hano muri Kigali nyine mwarahageze mu mujyi wa Kigali aho tutarajya ni hanze ya Kigali ariko tuvuge ngo murabo muri Gasabo Nyarugenge na Kicukiro mwahavuze ubutumwa hose inshuro zitari nkeye naga ari nkeye ni ryari mwumva mwigeze kujya mwivuga butumwa Imana ikabakoresha imirimo mukavuga ngo Imana waraduhamagaye kandi uri kumwe natwe ni hehe ni ryari ahantu twagiye tukumva yuko Imana iri kumwe natwe kabisa birushijeho kuko nubundi bana namwe ariko yabiyeretse mu bundi nubundi ihora ibana natwe ariko hari igihe itwiyereka tukayibona neza ni mu mwaka washize wa 2023 yego twagiye Igalilaya yego aho mwahakoze umurimo muravuga mutimana national yego naho Imana yabanye natwe ikomeje kutwiyereka mbega rwose umuntu abarebye hanyuma wenda umuntu ashobora kwibaza none kugira ngo umuntu aze kuririmba muri korali yanyu aturutse muri rwa rubyiruko cyangwa se mu bana ba Sunday school bisaba iki icyambere nuko iyo uvuye muri Sunday school icyambere uba wabatishwe ugomba kuba wabaye umukristo wacukijwe wabaye umukristo iyo umwana avuye iyo avuye muri Sunday school yageze mu itorero yabaye umuntu mukuru yabatijwe afite uburenganzira bwo guhitamo korali rero abahisemo namwe muramwa iyo duhisemo tumubwira ibisabwa tukamubwira n'amabwiriza tukamufasha akatajoyininga ikindi nuko yabasengera aho mutura bijya bigorana cyane kuyobora korali nk'iyi y'urubyiruko aho usanga rimwe na rimwe hari n'ababa birimo batarugukizwa ari ukugira ngo baryoshye batwike bibone muri korali nk'abayobozi biborohera bite kugira ngo nibura ubuzima bwa korali burusheho ku buzima bw'umwuka kandi mugere no ku ntego zanyu ikintu cya mbere kidufasha nicyo twabonye ariko icyo mvuze ni ukuri siko kuri bibaho nibyo rwose urubyiruko muri iyi minsi namwe murayibona biragoye ariko twebwe nk'inshuti za Yesu ikintu cya mbere kidufasha no gusenga cyane
no kwegera Imana cyane tugakora amasengesho. Buriya iyo ugira ibihe byinshi byo kuba ruhande y'Imana bigufasha kwirinda ibyo byose. Nk'abayobozi rero nibyo twigisha abaririmbyi bacu, nibyo twigisha abagenzi bacu, abenshi bakabyumva rwose mubafatira mu masengesho rwose akaba ari aho ngaho. Akenshi nta muntu ushinzwe discipline muri mwe uri hano? Ntago yaje disciplineri. Ariko reka nibarize uyu mu uyikoma te abana babiri abari wowe dusubiza. Yego. Hagize muri mwe umuntu utambikira amabwiriza y'itorero cyangwa yakora no y'itorero inka yanjye itorero riramuhana. Itorero rikamuhana rimwe na rimwe murabizi ko hari n'ibihano bahabwa bakaba batanga umuhezo bagahezwa. Mwebwe nka korari mwifata mute biramutse bibabayeho niba bitarana babaho? Urumva nkuko Vice President yatangiye abikubwira, muri korari yacu twatangiye turi abana. Nuko rero iyo tubonye umuntu umwe muri twe atandukiriye turi mu isi bibaho, ntago tumutererana, turamusura tugakomeza tumuganiriza, tumukundisha ijambo ry'Imana, tumukundisha korari, tukamuganiriza, mukamukunda, tukamwereka urukundo nyine, tukamwereka ko atari nkacitse amabere kuba wenda yatandukiriye. Bityo rero bigatuma aguma nagaruka gusenga, ntabwo agenda ngo yiheze. Rwa rukundo tumugaragariza, tumusura kenshi ku ma telefone duhamagarana, bituma yumva ko nta kintu cyamubuza kuza imbere y'Imana, ko bene se bamwishimiye, bityo akongera akagaruka muri twebwe. Nuko nguko bigenda. Ubuzima buri sociale kuri mwebwe bwubatse bute muri korari? Mugira departement sociale? Murakoze. Departement sociale ibaho. Cyane subiza n'undi president utaza kwikunda. Uwo mama muri inyuma yawe cyangwa se uwo mukobwa umwe muri mwe yagisubiza muri hafi akwera ko turashaka kumenya mubana mute hagati yanyu. Umuntu yagize ibirori cyangwa se yagize ibibazo, yagize ibyago rwose nibyo. Murakoze. Ubuzima buri sociale muri korari turabugira. Yego. Kuko urumva nago twaba twarabashije atari ibintu bya anniversaire ariko pana anniversaire nago twaba twarabashije nibyo mutwikamo buriya mwebwe. Oya ahubwo nago twaba twarabashije gukura turi bato ngo tugere ubu ngubu nta sociale tugira. Urugero nkanjye nakoze mariage kandi vuba. Mariage vuba uyu ni wa mbere marene. Wo muri korari. Yes. Byumvikana ko turi kumwe cyane. Mare uraho yo Imana ishimye. Namubonyemo nyine urwo rukundo twakuranye, tuba turi kumwe, bituma numva yuko hari inama yangira kuko yageze mu rugo mbere yanjye, hari ibintu byinshi yambwira. Urumva ibyo wamwigiraho, no gusurana. Urumva niba ari marene wanjye azanguma hafi, n'undi mwana wo muri korari nzamwira ati ni marene yabinkoreye neza, bimeze neza. Gutyo ko tuganira, urwo rukundo turakomezanya buri munsi, nagira ibirori nkamutumira, n'abandi nkabatumira, gutyo. Ubu korari nyimenye warantumiye. Bivuze ngo korari, nuvuga ngo korari yanyu ntago ishobora kugenda ngo itange umusada ahantu, kandi muri korari harimo umuntu waba ufite ikibazo mutarigeze mubibona, ugasanga wenda muragiye mutanze za mitiwere ko mwakoze igiterane Samuhe ya hirya mugatangayo mitiwere wenda y'abantu 1000, nyamara muri mwe harimo umuntu utagira mitiwere muri korari. Umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo ijya kurisha icyo ni cyiza. Reka nibarize, hari byagiye bibatungura se hagati muri mwe mugasa mu gushakana barimo? Nguyu nabyivugira. Bivugira atamare. Mare gira hino tubwire ngo byagenze bite. Murakoze. Twagiye dushakana nk'uko babivuga. Jewe ningiye babanje gushaka mbere muri korari. Rwose pe. Mane gukubita iryo teka. Ubwo se washatswe na president ndagira newe. Nashatse na vice, wari vice shaka yarafite amaso abona shaho. Wari vice niwe twashakanye. Noneho na president wacu nabashakana n'umuririmbyi. Yewewe. Babigenda gutyo. President yarayoboraga arimo kuri. N'abandi hari n'abandi bazaza. Ntabwo ari muri korari. Ntabaresha sarahari ntabwo abaresha ari yakase yagiye yasimbukiye muri zano mu misozi hiryo ngero yamukuye. Nahoze nshaka kwibariza uriya mubyeyi wari urimo aratuvugisha, iyo turebye abakobwa b'iki gihe bagiye gushaka, iyo bagiye kureba bajya gushaka abantu nyine bazabahagarira iruhande ariko bakaryoshya amafoto, uwo nguwo uramusumba. Iwe ni mugufi
bashobora no kugufotora bakamukata cyangwa se bakagukata. Ni gute wowe utarebye ibyo ngibyo utirinda cya kujya umuntu w'inzobe we ikibazo nta kigusubiza murakoze buriya amahitamo ni ay'umuntu ku giti cye. Yego. Ariko iyo harimo no gusenga urasenga cyane ko igihe tugezemo umuntu areba umumarene kambivuge gutya uzaryoshya amafoto yego ntago mbeshya niko bimeze ukareba umuntu uzaryoshya amafoto ariko ashaka kuba azaryoshya amafoto ariko atazakugira inama mbese bikagarukira ku kuryoshya amafoto ahubwo se marene buriya ntayaryoheje si umugore mwiza muri iki gihugu nashatse gusubiza ikibazo wowe marene ariko ni mwiza arayaryoshya ndabyumva pe ariko nashaka kugira ngo abantu bamenye neza icyo marene ari cyo niyo mpamvu baje iki kibazo. Ikintu nari nshatse kuvuga ari igihe ushaka uwo nguwo uzaryoshya ifoto ariko atabasha kugira inama. Donc ubu marene bwe buzarangirira mu ifoto bikarangira nyine. Urumva rero ko mbona marene nuko nabonye ko yangira inama zizabasha na mwiza ari marene wo hirya y'amafoto. Marene ukora ubu marene nyine. Nanjye mbaye umukobwa nakugira marene. Marene rwose azakubwira ati nyabureka rwose ntuzagire uzagire. Akaba yakubwira ati ubwo utavuga uzagira marene ni mwiza cyane. Urabona koko yuje ubumarene yuje n'ububyeyi yuje ubumarene buruzuye no hejuru. Hari n'abandi bahise bakurambagiza marene abandi zatubera marene yego bakobwa ndeba hari mwababonye nuko nyine hanyuma turirimba. Reka twongere tugaruke gato muri studio hanyuma abantu barimo baracuranga bambe barimo barahamagara ari benshi ndimo ndababona mana ni benshi koko ariko mwe mwihanganye turaza tubakire mu kanya gato duhite tukomeza tugiye kuririmba. Hari na message nyinshi cyane zaje kuri YouTube turimo turazibona nyinshi mukomeze muzohereze. Turi kumwe cyane turi kumwe na korali Inshuti za Yesu ituruka hariya muri ADEPR urutorero rya KARUMERI muri paruwasi ya Gasafu. Twagiye kubitamo
tuzijyana mu bwami bwera bwo mu ijuru harababasha umuntu tutazijyana mu bwami bwera bwo mu ijuru bazabaho ibyishimo iteka ryose tuzahora duhimbaza amen haleluya bazabaho ibyishimo iteka ryose tuzahora duhimbaza amen haleluya 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 turacyakomeje gutarama na korali inshuti za Yesu. izina rya Yesu turiboneramo amahoro izina rya Yesu niryo ryaduhesheje agakiza kubw'iryo zina turiho kubw'iryo zina turakomeye kubw'iryo zina dufite amahoro kubw'iryo zina turashikamye izina rya Yesu turiboneramo amahoro izina rya Yesu niryo ryaduhesheje agakiza kubw'iryo zina turiho kubw'iryo zina turakomeye kubw'iryo zina dufite amahoro kubw'iryo zina turashikamye hari uwaremaye wicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjiraga aho mu rusengero hari uwaremaye wicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjiraga aho mu rusengero Petero hamwe na Yohana arabasaba azi ko bari bumuhe feza n'izahabu ntabyo dufite Petero ati udutumbire feza n'izahabu ntabyo dufite icyo dufite turakiguha icyo dufite turakiguha haguruka ugende mu izina rya Yesu haguruka ugende haguruka ugende mu izina rya Yesu
ryakize kubw'imbaraga zaryo wasobanura ute imbaraga ziri muri ryo irakomeye irahambaye iryo zina irahambaye ikuzimu iyo baryumvise bagira ubwoba irakomeye irahambaye iryo zina irahambaye ikuzimu iyo baryumvise bagira ubwoba izina rya Yesu turiboneramo amahoro izina rya Yesu niryo ryaduhesheje agakiza kubw'iryo zina turiho kubw'iryo zina turakomeye kubw'iryo zina dufite amahoro kubw'iryo zina turashikamye izina rya Yesu turiboneramo amahoro izina rya Yesu niryo ryaduhesheje agakiza kubw'iryo zina turiho kubw'iryo zina turakomeye kubw'iryo zina dufite amahoro kubw'iryo zina turashikamye Wow. Hanyuma wenda tugana ku musozo reka perezida yongere hariya agane kuri microphone hariya atubwire none ni iki mufitiye abanyarwanda nizihe plan mufite muri uyu mwaka muze no kutubwira noneho murateganyiriza iki abakunzi banyu murakoze cyane turabashimiye n'ubundi reka nkomeze kubashimira gahunda dufite cyangwa se intego dufite ni ukuririmba indirimbo zikabohora imitima y'abantu ni ukuririmba indirimbo zigahembura abantu bakahembuka bakongera bakiyumvamo icyizere bakongera bakiyumvamo ubuzima buzira ubwoba abantu bakongera bagahembuka mu mwuka ikindi dufitiye abakunzi bacu cyangwa se abo dufatanije urugendo ni ukutuba hafi natwe tukagira aho tugera tukazamuka tukagera ku rwego Uwiteka Imana ashima tuvuga ubutumwa bw'Imana mu ndirimbo yego hanyuma se hari ubwo mutegura igitaramo muri uyu mwaka muvuga muti noneho abakunzi bacu tuzabonana nabo mu gitaramo muri uyu mwaka ndetse kiri hejuru nk'uko wabivuze uyu mwaka dufitemo ibikorwa byinshi dufitemo gahunda yo gusohora indirimbo dufitemo n'ibitaramo byo tuzamurikamo izo ndirimbo turimo turatunganya zikiri muri studio dufite gahunda muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu dufite igiterane gikomeye abakunzi bacu tubabikiye byinshi tubahishiye byinshi reka nsabura munyamakuru mugenzi wacu n'ubundi yegera mikorari yavuze kutubwira korari iriho ikeneye n'ubundi social media platforms mugeze kugira ngo korari yacu inshuti za Yesu ibe yanamenyekana igatanga ubutumwa n'ubundi mu buryo bunyuze mu ikoranabuhanga murakoze cyane ngira ngo n'ubundi turi mu isi y'ikoranabuhanga ijambo ry'Imana naryo turitanga n'ubundi ku ikoranabuhanga kuko nk'ubu abatari hano bari kudukurikira mu buryo butandukanye korari inshuti za Yesu rero dufite imbuga zitandukanye dukoresha dufite urubuga rwa Instagram ni rumwe mu mbuga urubyiruko mu by'ukuri ubona ko rukoresha cyane muri iyi minsi ndetse n'abantu batandukanye muri rusange niho ducisha ubutumwa dufite kandi na YouTube channel inshuti za Yesu kwaya yego uyu munsi hariho indirimbo imwe iyi nyine twasohoye ariko hariho n'izindi twagiye dukora mu rusengero performance zo mu rusengero hanyuma wandikaho ngo inshuti za Yesu kwaya yego inshuti za Yesu kwaya hanyuma ugahita anabonye inshuti za Yesu ukuntu babyandika izina ryanyu ritandukanye n'uburyo ni inshuti nuwango ni inshuti ego ni inshuti mwanditse inshuti ariko nabi wanditse ngo nica kugira ngo dutandukane n'abandi abakobwa baraba mufite mwita mukora ikosa abangaba mwita mukora ikosa wandika nanaca ukabuvuza inshuti ukabuvuza inshuti
hazamo izina no muri document administrative mwandika gutya oya kuri YouTube mwandika mutya ariko kuri document administrative mwandika ikinyarwanda nyacyo nuko naguhitana wowe uhari kivuguruye ariko usanga ni biriya bandika mu kinyarwanda kivuguruye ariko cyavugururwa kitavugururwa igisanzwe dukoresha igisanzwe hanyuma ikindi wenda nakongeraho yarabigarutseho kuri warutubwiye kuri YouTube murahari YouTube turahari Instagram murahari Facebook murahari Facebook turahari ariko kuri Twitter niho tutaraza neza muhagena kuri X naho murakoze cyane reka nakongeraho nuko iriya ndirimbo tumaze kuririmba ngira ngo muri zo yababwiye tugiye gusohora iyi no tuyori buhereho dusohora ngira ngo twanayibashyikirije ubwo muraza ku yumvisha abakunzi yamaze kugera ahagaragara hanyuma ngira ngo hano hari abantu batwandikiye tutari burenze ingohe hari message zitandukanye zaje kuri YouTube kuba dukurikiye live hori kamarade ni wacu we ati muhabwe umugisha hanyuma Felix w'Imana kandi ubutaha tugira studio yitwa Umucyo Production Studio yes muzibeshe tubumva handi ubwo namwe tuzahita ducana umubano hanyuma Felix w'Imana hirwa yavuze ati wow korari inshuti za Yesu turayikunda hanyuma Nsengiyumva ati turabashimiye ko muri live turabareba neza cyane tubahaye ikaze mwebwe mwese muri mwiteraniro ryo ku Mucyo Gospel Zoom aba batumirwa mwiyumvemo ikaze mubohoke mwisanzure dukunda abashyitsi ubundi muhanure nuko amen no ati mukomere cyane Felix nanone aragaruka ati turabakunze kabisa witwa Mboso ati Jean Paul turabakunze cyane ati barabizi hanyuma Baridawa Amos ati praise Lord I like your program hanyuma Mukandayisenga Donatira ati courage bana bacu turabakunda kandi turabakurikiye cyane kandi tubari inyuma hanyuma niyo Rembo yanditse ati turabasuje cyane arongera ati kandi nibishoboka baturirimbira indirimbo yitwa Icyizere mwayirimbye iyo tugiye gusoreza agace gato hanyuma Muneza Pasiteri ati Muneza ati ku matafari mbega amavuta munitwa Muneza Pasiteri Muneza ku matafari mbega amavuta ariko Muneza ugatuye ku matafari hanyuma twakira abantu babiri batatu kuri telefone 0787 66624 kuko na telefone rwose irahari reka ndebe twakire alo Yesu alo yego gadi ashimwe Yesu wacu Yesu warashimwe byadanje papa umeze ute turashimwe witeka korari inshuti za Yesu urazibwira iki turi kumwe muri studio za Radio Umucyo inshuti za Yesu nanjye twabanye mu kiganiro wagira ngo uri hano ni nkaho nicaye aho ndabareba ndabumva byose barasa neza urubyiruko rwiza rubyirukiye mu Mana kabisa urubyiruko rwa Yesu icyo nababwira rero bakomerezaho kandi imbere ni heza indirimbo nimwe basohoye cyangwa se bashyize hanze ariko zose kuko ari ubutumwa Imana yabashyizemo buzagera ku bafite agaseke kapfundikiye ngo karimo 10 zose urakoze cyane Imana ibaho umugisha kandi sorezaho mu rugo urakoze cyane allo yego uraho cyane umeze mute turaho uyu ninde ari hehe nitwa Elias Gahengeri muri Rwamagana Elias Gahengeri hariya hakurya wumvise inshuti za Yesu numvise inshuti za Yesu nanezerewe aba bantu rwose bakore bagejejwe Uwiteka bishimire yego sawa bakurire mu mwana alo mahoro y'Imana nabane na yego ndabasuje mu izina rya Yesu yego rwose natwe turakwikirije inshuti y'iki kiganiro inshuti za Yesu rwose ndazishuhuje umva ni inshuti za Yesu pe natwe turagusuhuje cyane mbega muri Sunday school kwe hama kabisa n'abasaza uyu bundi Bibiliya hari ikintu yambwiye ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo ngo azarinda asaza atarayivamo tukorata esupe aragusuhuza birirangwe mu kiganiro cy'abajene kuri ni mutagwisari muzasarura urakoze cyane aro
yego nyabureka aho hano murimo mu rusaku rwinshi gira hirya gato y'uruhunge ubu nahunze radiyo. Uyu ninde ari hehe? Ni Prince ari mu Gatsata. Prince mu Gatsata umeze utera? Tumeze neza iyi korali ndayikunda cyane. Aba bana urabazi bose uko bakabaye? Aba bana ndabazi kuva mu buto bwabo. Yego baririmba neza, akaririmbo bajyaga baririmba kitwa bakiri abana bitwa kitwa Morodekayi. Morodekayi bakiri impinja. Hanyuma se uri umusore? N'ubu iyo bakaririmbye abantu bajya mu mavuta. Nguracyari umusore n'ubu ngubu. Zakuremo umugeni. Ubu ngubu Imana ikomeze ibateze intambwe ikomeye cyane. Iyi korali rero ngo itanga abageni nyabure kutazagotwa. Aro. Oui. Uraho cyane. Murakomeye. Yego muntu wahari ibukure. Hanyuma rero. Ibitotsi biba byabuze. Yego. Ibukure muri Gicumbi muraho. Azuma nezero bamwaruteye. Yego. Hanyuma gira icyo ubwira inshuti za Yesu hanyuma tujyanye. Zino inshuti za Yesu rero. Yego. Hari ibintu ngiye kuzibwira. Zibwira. Turakumva. Barashoboye. Kandi ibintu batugezeho ibintu by'umumaro. Barabashije. Dushobozwa na Kristo. Hanyuma rero. Imbaraga amavuta n'ubugwaneza bwose. Umwuka wera. Yego. Mbese gukora kw'Imana uko ariko kose Imana ibakoresha mu buryo ishatse ko bakora. Bazaririmbe no mu ijuru. No mu ijuru ntabwo twashaka ko baririmba no mu isi honyine no mu ijuru bazaririmbe. Urakoze. Hanyuma rero yego. Sohoreza umuryango wose uri aho ngaho. Bose nabayambiriye nabo bagusuhuje. N'umudiyakoni nawe umusuhurize. Ari inyuma mu gikari rwose arimo arabikora neza. Naho mu rundi nagubwe neza. Yego. Hanyuma rero. Inshuti. Sawa urakoze cyane. Muramuke cyane. Uramuke rwose. Yewe nyabureka ko arahago. Wabigenje ni wowe wabigenje. Hanyuma ati umva turabakunda cyane muduhe Morodekayi. Twayiririmbira? Twababwiye ko dufite indirimbo zirenga 100. Ntabwo twaziririmbira aha. Ngo yamanuraga amavuta. Divine Tuyisenga ati ndabakunda cyane Yesu abaho umugisha. Abijuru Dorcas ati my choir. Inshuti za Yesu. I love you more. Ati muduhe indirimbo icyizere murakoze. Sifa Gisele ati murakoze cyane baturirimbira icyizere. Tugiye kuririmba gato kundirimba icyizere gato cyane dusoze. Hanyuma Perezida turashimira amakorali mukorana, turashimira abashumba, turabashimira abaterankunga, abo bose mu izina rya Yesu turabashimira. Siko kuri? Ko dushimire na Perezida uriho. Ari umuntu witwa ngo Sifa ati murakoze cyane baturirimbira icyizere. Ari uwitwa niyo mugabo Inyasi. Ati Karasira we ndagukunda kuva kera. Utuma nisekera urashimira. Twagiye Gise gitangaza koko. Yego.
turabigushimiye. Wadukuye iyo mu butayu utujyana mu gihugu cy'amasezerano, abanzi nka Farawo bari batugose, kuko utajya uneshwa uratuneshereza. Wadukuye iyo mu buretwa bwa Satani Mana we, wadukuye iyo mu butayu utujyana mu gihugu cy'amasezerano, abanzi nka Farawo bari batugose, kuko utajya uneshwa uratuneshereza. Ufitiye icyizere, ufitiye icyizere, wari duteze mwami kuzibagirwa, aho wadukuye niho hari habi, aho tugeze turabigushimiye. icyizere cyari gikenewe n'abantu benshi kandi ni nziza mu by'ukuri birumvikana. hanyuma reka tubashimire cyane ko baje hano, yego, ariko tunababwire ko igihe cyose muzongera gushaka kuza hano, cyane ko twumvise ko mufite ibikorwa byinshi, muzaze n'ubundi tuzabatumikira, cyane ko muhafite ambasaderi. Yego, tubashimiye cyane. Umuntu wakoresheje channel yitwa Erayo TV, ariko yitwa ngo ni Erasto. Hanyuma umva umuriro uratse nyabo, ubona witwa Robert Ndayishimimana yambabariye ati amen. Hanyuma nanone Erasto ati dufitiye Yesu icyizere, amen. Yego, turabasezereye, ngaho mugira ibihe byiza, buri wese ajya iwabo. Yego, murakoze cyane, buri wese yerekere. Yego, murakoze cyane. Reka natwe tubashimire kuri uyu mwanya muba muduhaye, ni iby'agaciro gakomeye, ariko kandi ndizera ko tuzagaruka. Ni karibu hano iwanyu, kandi twababwiye ngo muzagaruke. Turabashimiye rero inshuti za Yesu, mukomeze mwibere inshuti za Yesu, bizabafasha mu buzima bwanyu. Kibondo uramenye. Murakoze cyane. Reka ndebe hano indirimbo mwatugejejeho mu kanya gato, turaba tuyumvisha abaduteza amatwi, twibutsa ko abaduteza amatwi n'ubundi ko